yakiza kanseri atari abaganga gusa, ahubwo abaganga n'Imana na pasiteri. Mvuga ngo abaganga n'Imana na pasiteri birakora. Reka muhagaze aho ndimuva, reka bagufungurire mikrofone muhereze iyo nta kibazo. Reka bahe testimony ntoya arezime, maze ejo azataha ababwira uburyo atashye nta kanseri kandi yari yagaragaye. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndumva nuzuye ibyishimo n'umunezero, kandi ndumva kuvuga Imana imirimo n'ibitangaza yakoze nabyo ari byiza, kuko impaye igihe cyo kubivuga. Amen, amen. Nari ndi hano ndwaye uburwayi bukomeye cyane, nuko ariko Imana ingirira neza, Imana irankiza. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nafashwe n'uburwayi bukomeye cyane, mfatwa mu minsi 3, niho nubishije mu mubiri bimeze nabi. Ku munsi wa 4 ntegura kujya kwa muganga kuri dispensaire y'iwacu. Ubundi ngewe ndiwo mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabitekeri. Narinzi ko munzi narivuze, ariko hano hari abashyitsi, nuko niyo mpamvu mbisubiyemo. Nitwa Gasigwa Auguste, nkaba ndi umukristo, nkaba ndi umugabo usenga Imana, ukorera Imana, nuko nkaba nzengera mu itorero rya ADEPR hari iwacu mu murenge wa Nyabitekeri, mu murenge wa Nyabitekeri. Noneho itorero ryacu ni Bucumba. Ubwo ntimuhumvishe? Yego yego, abiwacu mw'icyo kirere barumva aho nkomoka. Paruwasi yacu ni Mukoma, ni nabyiza kwivuga. Amen, amen. Haleluya. Bukeye ntegura kujya kwa muganga, bibaye saa 7 y'ijoro, niho nafashwe n'uburwayi bukomeye cyane, nsinziriye nkanguka nsanga narembye. Mwari muzi ko bishoboka ko waryama uri muzima ugakanguka utari muzima? Numva nkeneye kujya kwituma ibyoroshye, nuko ngiye biranga, ibintu birahinduka. Buriya batwigishije neza cyane, burya hari igihe ibintu birahinduka. Ubwo ndarembye, nitabaza ubushobozi bwose. Ubwo nitabazaga n'abantu bafite ubushobozi bwo kugira amamoto kugira ngo baze bamfashe banjyane kwa muganga byihuse. Nuko wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane abo nari mfite bibakomboze. Satani yo yaje ntigira rutangira, bibakomboze. Nitabaza biwacu bo hirya, umugabo umwe w'inshuti yanjye niwe wanzaniye umumotari, aranjyana mu bitaro by'iwacu ku Muyange. Birabananiye, baranjyanye bangejeje mu Bushenge mu bitaro bikuru, birananirana. Ngerayo nabaye umurembe cyane. Bene data, ndagira ngo nkubwire ko ibyo wakwirata byose wirate Kristo. Ufite amafaranga ni ubusa. Nagezeyo narembye cyane, abadogiteri baza bukeye, bangejejeyo nijoro. Nuko burinda gucya saa 12, umuganga umwe araza arambwira ati ariko dore urapfuye, niba ufite amafaranga dore inzira wanyuramo bakakugirira neza, bakaguha ubutabazi. Namubwira nti ndayafite. Numvaga yo mfite naba makeya, ndahuruza mu nshuti n'abavandimwe, ndahuriza itorero ryanjye. Tugira umushumba nkunda cyane, atuye hafi aho Mukoma. Nari kumubwira nti ntabara, afite n'imodoka, afite na moto byose. Nari kumubwira nti ntabara hano mu Bushenge, ihutungirire neza dore mbuze amafaranga kandi ndapfuye. Ngiye ku bantu babishinzwe, Satani aritambika banga kunyakira. Bene data, nahuye n'ibibazo cyane. Satani aritambika banga kunyakira. Ndababwira nti ariko mfite amafaranga, mwambwiye amafaranga yose mushaka, ariko mukangirira neza mukanyakira. Baranga, ndagaragurika.
ibitaro ubwo burakeye, ibitaro abantu bose baje kwivuza babura uko babigenza. Nuko ngize amahirwe dogiteri abaraje, abadogiteri baraje, noneho abivuzaga bose abari mu bitaro barayemo baravuga bati nta wundi twifuza wabanza kereka uyu musaza. Nari narembye ntibugaragurika byakomeye cyane, nuko baranyinjiza ndakibasha no kwitwara, bangezaho abadogiteri bavuriye, nuko baramfasha. Ariko hari ijambo ntazibagirwa, buriya nageze imbere y'abadogiteri ndababwira ntariko mwebwe mwatinze, ubu ndapfuye ni iki mukimariye ko mubona mpfuye dore mwatinze? Ariko urambwira uburyo wabwira dogiteri ngo yatinze uramukoresha. Ese uzi n'isaha atangiriraho? Nuko ariko buriya umuntu yagize ibyago cyangwa iyo umuntu yataye umutwe ashobora no kuvuga ibitavugika. Nibutse abadamu iyo bajya bari kunda aravuga ati sinzanongera no kubyara, iyo mbabarira sinzongera. Yamaze kubyara bigenda gute? Hari amagambo tuvuga kubera ibibazo tutakagombye kugira gute kuvuga. Nuko nagiye nashyira ubwenge ku gihe ndi kwibaza, nabwiraga dogiteri ngo yatinze. Nuko abo mwana mwiza cyane baranyakira, bangirira neza, bankorera ubutabazi bwihuse vuba vuba, bajya bankorera ibindi bizami, ariko babanje kunkorera iki? Ubutabazi bwihuse. Nuko muri make birangira rero banyujije mu byuma, basanga ni kanseri yamfashe, basanga ni inyama yitambitse irafunga irabyimba. Nuko baravuga bati nta kundi tukibigenje. Umwe ati tumubage, undi ati reka 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 ibi bintu ntitwabishobora. Nuko baraganira, narumvaga baravuga bati nitumubaga arapfa. Rero kugira ngo tumubage, reka ahubwo tumuhe ubutabazi, nitumara kumuha ubutabazi noneho agende. Banyandikiriye cyo kubonana n'inzobere ngo izaza ku itariki 4 z'ukwa 4. Ubwo hari urumva ku itariki 4 z'ukwa 4 se narafashwe mu kwa 3 ku itariki 7 byari kuba bikemeye. Nuko ariko biba byiza ko ngeze mu rugo mbandarembye, banjiramwo za sonde ziragenda nazo ntizakora, ibintu birazama. Nuko naje ndikinaga, ngeze hariya ntabwo byashobokaga ngo mbe ngishoboye kwigenza. Ubwo byasabaga abantu bantwara mu maboko banterura. Nuko aba bana banjye bazana imodoka, navuye mu modoka iwacu njya mu yindi, nza mu gitondo. Ariko uwa mbere hari ku itariki 13 z'ukwa 3, dore nari nguye hariya i Masaka. Muri kubyumva nari mpaguye ibintu byitwa amafaranga wapi? Muri kubyumva mva mu rugo nari mfite amafaranga, ariko ntekereza ko nshobora kutagaruka, kuko buri umuntu ajya gupfa byiyumva. Nari mfite amafaranga amwe mpereza umugore, andi mpereza mukuru wanjye, andi nayo nyishyiraho gutyo. Nuko kuko nabonaga n'ubundi nshobora gupfa abandi bakayijyanira, aho kugira ngo baze kunzaka napfuye, cyane ko nari mfashwe nijoro. Muri kubyumva ibyiza amafaranga yanjye reka mpereze umugore, mpereze mukuru wanjye, nuko andi yenda yashobora kuza kuntabara. Iby'amafaranga rero navugaga, hari igihe kigera n'amafaranga ntagire gute ntakore, ahubwo mwijuru akabare bagira gute bakugirira neza bonyine. Amen 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 amen. Ngeze aha rero tujya turangira, tujya hari Masaka. Nuko tuhageze abadogiteri barareba basanga ntacyo bashobora ku burwayi bwanjye. Iyo umunsi mubi wageze nabize hari ibyo badashobora. Muri kubyumva baravuga bati rero turamuha transfert. Bampa transfert injyana hehe i Kanombe. Nuko batariko nabwo turabanza tumukure mu isonde, kuko iyi sonde nayo imumereye nabi. Barabyanditse ko bankuramo iyo sonde, aho hubwo kuyikuramo nibyo niho naringuye. Rero
ubwo nari maze kuremba ndi gutwarwa n'abantu batatu, ngwajwe n'umugore wanjye, ngwajwe n'uriya mukobwa, ngwaje n'undi mukobwa wanjye mukuru witwa Felicita. Abo bose nibo bari barwaje, nuko bantwaye mu maboko. Ngeze ku gatanda aho bashobora kunkuramo iyo sonde, dogiteri yari yategetse ko bayinkuramo bakanshyiramo indi, birabananira. Bamazeho amasaha gahe 3. Hari umudamu wari ushinzwe kubikora, biramunanira. Aragenda ahuruza undi muganga, biramunanira. Bivuze uko babigenza, ubwo niko ndikuza ndemba mpfa. Muri kubyumva? Bibananiye baragenda bajya kubwira dogiteri uko byagenze. Dogiteri ati none nge ndakora iki? Ati ubwo nukumuha nabwo transferi y'iki kintu cyatunaniye. Ku munsi umwe ngira transferi zingahe? 2 njya i Kanombe. Aho ngaho rero nshaka kuvuga niho naboneye Imana. Amen, amen. Imana yacu iravuga, Imana yacu irakora, Imana yacu iratabara. Amen, amen. Ndaho ngaho kwako gatanda kari nk'aya meza, ndikagira umusego, ndikagira ute, nakamaze ayo masaha yose, numva ko ubuzima bwanjye burangiye. Mpamagara mu ijuru. Amen, amen. Ku munsi w'ibyago ujye umenya guhamagara Imana, ujye umenya gutabaza. Ndavuga nti ndapfuye Mana, ni nyamara naragukoreye, ntabwo mbyanze ko mpfa, kuko twese abantu twese tugombe tunyure mu rupfu, ariko ko mpfuye ntari kubona abamarayika banyakira. Naragukoreye none Mana urandimbuye, ni byiza kwatura ibikurimo. Mpamagara Imana, ndavuga nti Mana we uranyishe, unyishe gipagani, naragukoreye none urandimbuye, ko ntari kubona abamarayika, ko ntari kubona imyenda yera ndambara, ko ntari kubona iyonja, mpfuye nk'umupagani naragukoreye. Amen, amen. Amen, amen. Mpamagara mu ijuru, niho nagiye kumva numva ijwi ryiza cyane. Aho nari ndyamye kwa ho gatanda, numva ijwi rirambwiye ngo erega ubwo burwayi si ubwo kukwica. Amen, amen. Numva ijwi mu ijuru barambwiye ngo ubwo burwayi si ubwo kukwica. Nuko ndatekereza cyane, ndavuga nte nuko Imana inkorera ikindi kintu. Ngiye kubona mbona Yesu ku musaraba, mbona rya kamba bamwambitse, nuko mbona rya cumu bamuteye inkoni, ya nkoni bamukubise. Ubwo bakubitaga ya nkoni, bakubita umubiri ushashe. Iyi nkoni ngo bitwa bakora, ni inkoni y'icyuma yari ifite ingobe. Bakubitaga Yesu, ubwuma bukinjira, bakashishimura, bagakubita bagashishimura. Noneho nsanga imibabaro yanjye nta kagero k'ibyabaye ku mwami wanjye. Ndavuga nti basi ubwo nuguhebera urwaje. Amen, amen. Mbebera ubwaje, ndavuga nti ubwo iyi mibabaro atayinyica, ubwo n'uyu mubabaro mfite utangana n'uw'umwami wanjye, ubwo umwami yabyemeye. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nuko turataha, dutaha bucya, njya kwa dogiteri hariya i Kanombe. Dutahaga mfite iyo mibabaro yose, icyo gisonde cyabananiye, ubwo kindimo. Ariko Yesu agira gute yemwe? Yesu aratabara. Nuko turimo tuza, nari ndimo nyine ndavuga nti Yesu ntabara, Yesu ntabara. Nta rindi jambo ryari mu mutima wanjye no mu kanwa kanjye. Natabazaga Yesu kuko nabonaga ibintu byose byandangiranye. Yesu arantabara. Nuko tujya mu modoka, turaje, tugeze mu rugo hafi aho ku marembo, niho numvishije mfashwa n'ibintu bikomeye cyane, nakwita nk'ibinyembaraga. Nuko noneho birantuga, bimaze kuntuga nkajya numva ni nk'ikibombe kigiye guturika. Noneho ubwo baramfata baranjyana, nari ndwajwe n'umudamu wanjye n'abariya bose nyine, baramfata baranjyana mu cyumba. Numvaga ni nk'umuntu wakwituma atari no kwituma. Nuko ni Yesu ntabara, ngiye kumva numva ikintu kiremereye kiri gutuga, kiratuga, ngiye kumva numva kiraturitse. Amen, amen. Munkomere muhe Imana amashyi.
numva kiraturitse, numva kibaye nk'ikintu cy'igibombe kijonotse, nuko cya kisonde kirahubuka kitura hasi. Amen, amen. Kitura hasi. Bene data nari naraboze. Ubwo ibyanyuraga mu icyo gisonde n'amaraso, inyuma yacyo n'amaraso yanyuraga ukubiri, bimwe byanyuraga imbere ibindi nyuma. Nari naraboze. Muri kubyumva? Nuko ubwo hari kuwa mbere nimugoroba, buracya kuwa kabiri tujya kwa dogiteri. Tugeze kwa dogiteri, dogiteri areba ibipapuro byose, nafite amataransiferi wacu, nari mfite yino, nari mfite nuko byose arabireba, arambaza ati none iki kintu kikurimo? Nari muhereje ayo mataransiferi yose. Nawubwira nti ntabwo kindimo. Bishoboka bite? Nterega ntabwo kindimo. None kirihe? Ndicyavuyemo. Cyavuyemo gute? Amen, amen. Cyashoboye kukuvamo gute? Arareba abona cyane hari ryari harejo. Byashobotse bite? Ndamutekerereza, mubwira imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye. Arambwira ngo iyo Mana nishimwe. Amen, amen. Arambwira ngo iyo Mana yashoboye kugukiza, ujye uhora ugira gute? Uyisenga. Amen, amen. Ubundi nta baganga barahara mugire gutya. Nta muganga uraha. We wabaye umuganga. Ubundi uko bashyira mu icyo gisonde, bagishyiramo ari kirekire, cyagera mu mubiri ari na gito, ari na gato, kagera mu mubiri aho bakaregereye kagenda kizinga, bakaza kugira aho bakaregereye, noneho bakoherezamwo indi miti, ibintu biri nk'imiti, noneho kakabyimbira iyo kizingiye. Uburyo bakavanamo nabwo n'ukongera kuzana inshinge, bagapomba ibyo bashyizemo kugira ngo kongere kabe gatoya, noneho bakavanemo nabwo koroshye. Noneho nge barapombye bashaka kuvanamo ibyo bashyizemo, biranga. Bakurura nabwo bikanga, nkaya n'ubu bari gukurura ubwonko. Muri kubyumva? Bibananiye amasaha yose n'ibyo bakoraga, ariko birabananira. Mu ijuru hari Imana. Amen, amen. Mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana. Mwayinkomeye amashyi. Yo. Sinzi ko muri kubyumva neza. Ubundi reka mbaho urugero rwa buro. Icyo bita buro, abantu bafunga za buro, ibintu byose bifungwa. Haba hari urufunguzo rufunga za buro, hakaba n'urufunguzo nabwo bakongera bagafungura. Iyo batafunguye buro yavamo. Ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana. Ubwo ibyo bashyiramo ni nka za buro, kugira ngo uwo bashyizemo sonde nahagarara ntihubuke, kuko baba barayizinze, bayikuramo nabwo bavanyemo ibyo bashyizemo. Ngero naho nari nguye byanze kuvamo, kandi abari babishyizemo mwamvisha ingaruza byazanaga amaraso n'ibibazo bitanyura mu muyoboro umwe, binyura imbere n'inyuma, ndembye cyane naraboze. Muri kubyumva? Ariko mu ijuru bagira gute? Bangirira neza. Ibyo bita zaburo, ibyo biti bikomeye, dufite Imana ishobora byose. Amen, amen. Ngeze hari i Kanombe nageze kuwa kabiri, dogiteri arabireba, arambwira ati rero iyi Mana yabashije kugukiza iki kintu kikakuvamo bigashoboka, nanjye nka dogiteri sinkigusubizamo. Amen, amen. Nta kindi gushyiramo, ndakuvura, ndakwitaho, ndagukurikirana, ariko singusubizamo iki kintu. Nuko rero yandika ko ngomba kujya guca mu byuma, nzagaruka imiti, ko ngomba guca mu byuma, ko ngomba kujya guca mu byuma, nzagaruka kuwa kabiri kureba ibisubizo by'iki by'ibyuma byakoze byatanze. Amen, amen. Amen, amen. Nuko kuwa gatatu dore ku Imana ikora.
kuwa gatatu ndi mu nzu ndembeye aho, niho bahamagaye ubazana hano. Bageze ku irembo, pasiteri aravuga ati ariko ko dusize umusaza mu nzu, ese aririrwa hape burira tutari kumwe na ese biragenda bite? Aravuga ati ariko nta buryo twashobora kumujyana. Niho nagiye kubona mbona baraje bankura mu nzu, baranzanye no ku irembo, imodoka yari yinjiye aho nyine, nuko noneho baranteruye bashyira mu modoka. Imodoka iranzanye itsika aho hafi ku muryango, ndaje nicara hariya. Iriya ntebe rero mujye muhora muhanyicaza, igihe cyose nzajya nza mujye munyicaza hariya, kuko hariya niho nabonye imbaraga z'Imana. Amen, amen. Hariya nahaboneye Imana nicaye hariya, barigishije barigisha, noneho ntangira kumva ndi kuva mu mubiri njya mu mwuka cyane. Noneho ntangira kumva numva ibintu biri kuza bimpindukamo. Hari ukuntu abantu bavuga ngo reka tujye mu mwuka, abantu bakinjira mu mwuka bavuye hehe? Mu mubiri. Teraniro ryose rikishima rikanezerwa, yewe ndetse abamarayika bamanutse n'uburwayi burakira, abamarayika bamanutse bitangaza by'Imana birakoreka. Nanjye mu ijuru banyigaho nicaye hariya. Amen, amen. Niho nagiye kubona mbona umukozi w'Imana araje, pasiteri uyu nyine araje arambwira ngo umva uko Uwiteka avuze, ndagukijije. Muntu waboze, erega iyo mvuze kubora murabyumva, umuntu arabora, burya umuntu arabora. Muntu ndavuga nti numva imbaraga y'Imana avuze ngo ndagukijije, numva nanjye imbaraga y'Imana injemo, numva ibintu birahindutse, numva ndabyemeye, numva ndabishyikiriye. Amen, amen. Numva ndabishyikiriye, nuko ndataha, nuko biremera, nuko ndindiriye kuzajya kureba ibisubizo bya dogiteri ku wundi wa kangahe? Ku wundi wa kabiri. Ku wundi wa kabiri ndagenda, ngezeyo dogiteri arapima, aravuga ati oya, ndumva nifuza ko bongera gukora ibindi bizami, ibyo nashatse koko barabimpaye, ariko hari ibindi mu mubiri wawe ngikeneye. Barongera bamfata ibindi bizami, barongera banyuza mu byuma. Ku wundi wa kabiri gugeze, amen, amen, kuwo wa kabiri tuvuyeyo, nibwo nagiye kumva numva ijwi ry'umukozi w'Imana araje ngo abafite za taransiferi Uwiteka zigize negatifu. Amen, amen. Hano abari hano ntimwari muharira, ndi kubona abari bahari. Yego umwana yari ahari, nawe hari Imana yakuvuzeho mbari icyo gihe, uyu mukobwa. Amen, amen. Ariko iyo Mana twayikomeye amashyi. Haleluya. Nicyo gihe uriya mwana nawe Imana yamuvuzeho, baza aramubwira ati injira mu bandi, ngwino ukorera Imana, injira mu murimo wa data. Abo muririmbyi atararepeta, siko byagenze mwana. Uriya yabaye umuririmbyi atararepeta. Kubera iki? Kubera Imana. Icyo gihe rero abantu bahagiriye umugisha, nanjye nahagiriye umugisha. Nuko aravuga ngo umva abafite za taransiferi, mbonye Imana izigize negatifu, bitaniyumvamo. Numva ijwi rirambwiye ngo erega ni wowe. Amen, amen. Erega ni wowe, erega ni wowe. Turataha, turimo tuganira mu kanya, ndababwira ntariko pasiteri, ntariko urakibuka ko wavuze ko abafite za taransiferi zabaye negatifu? Araceceka. Bukeye ariko njye nkajya mbyiyumvamo. Bukeye ndongera ndamubwira, ariko urakibuka ko wavuze ko abafite za taransiferi Imana zigize negatifu? Hari igihe Satani akubwira tuzikora. Amen, amen. Araceceka. Ariko njye nkajya numva iyanjye yarabaye negatifu. Amen, amen. Bidashingiye kuko ndi kumva ndakirwaye, ahubwo bishingiye ku mvugo y'iki? Ku mvugo y'Imana. Amen, amen. Icyo dogiteri yakoze, mwiriwe yemwe, dogiteri yampaye imiti
uburibwe bwose bwitwa ubw'umubiri bwose bukurwaho. Mera nk'umuntu bateye ikinya. Ntabwo ibyo kubabara byari bikiriho, ahubwo uburwayi bwagumyeho, ariko umubabaro utakiriho. Yemwe bati burya Imana irakomeye. Amen, amen. Tuyihaye amashyi menshi, reka tuyikomere amashyi menshi. Amen, amen. Umubabaro ntawo, uburwayi burahari, ariko umubabaro ntawo. Amen, amen. Nuko mu gitondo, ubwo ni ku kindi cyumweru, kuko namaze ukwezi kuzima n'umudamu ndwaje wanjye, ku wundi wa kabiri nsubirayo. Nzubiyeyo icyuma cyerekana ko buryaga ya nyama yari yarabyimbye yagize gute, yabyimbutse. Dogiteri arareba, afata amatarasiferi yanjye, arareba, aravuga ati ariko muze dore inyama yabyimbutse. Arongera avuga ati ariko ku itariki yandika izindi tariki nzongera gusubirira hehe mu cyuma. Nabwo arabyandika, abyanditse nabwo nsubirayo. Nsubiyeyo nsanga ntahari, bukeye nongera nsubirayo. Nuko ku itariki 6 z'uku kwezi nibwo bongeye kunshyira mu byuma. Amen, amen. Banshyize mu byuma ahejo, ejo bundi kuwa kabiri. Ejo kuwa kabiri. Ejo niho ari kuwa kabiri. Okay. Ejo kuwa kabiri niho narindiyo. Amen, amen. Banyuza mu byuma, ibyuma bigaragaza ko ari negatifu. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Uburwayi ntabwo. Mbaza dogiteri, iyi nyama yari yarabyimbye, yari itambitse, yaranzonze, nyine yakize. Bari abadogiteri babiri, arambwira ati rega yarakize. Ndamubaza dogiteri, nyine ubu nyine yarakize, ariko muzi cyabinteraga. Mwiriwe, twahuriye turi abarwayi 38 barwaye indwara imwe, nongeye kujya mbona 6 gusa, abandi ntumbaze. Mwiriwe, indwara mbi cyane ngo bayita prostate, indwara mbi cyane, indwara yitambika, ibibazo bikavuka nta kundi bikigenze. Mwiriwe, ndamubaza, ndongera ndamubaza, noneho bigezeho turaganira. Ubwo hari ahejo, nuko araseka, arambwira nawe arishima cyane, kubera kuko abandi barwayi rero bari baje baranyegera, barambwira bati ariko ko nawe ujya aha, ubundi urwaye ute? Mbabwira uko ndwaye. Ati none se waje aha ryari? Mbabwira igihe nazi. Bati ariko se none umere nigende kumva ariko narakize. Buriya si indwara igikira. Abarwayi bihebye biganyiriye cyane, barambaza bati ariko muze nyine wafashwe ute? Nkababwira uko nafashwe. None se ubumeze ute? Ni dore ukomeze. Batari kugiye kujyaya nti. Bamwe batena nubwo ugiye hari igihe tutakongera kubonana, duha nomero zawe ujye duha amakuru y'iby'iyi ndwara. Nuko bamwe mbaha nomero, barancunga nkivamo, babona nje nseka nishimye. Bati bigeze bite? Ndi dore muganga avuze ko ari negatifu, uburwayi bwakuweho. Amen, amen. Amen, amen. Ndaza ndishima, nari navuze ko Imana ningirira neza. Amen, amen. Imana igakuraho byose, n'ubundi nzagaruka kugira gute, kwishima. Nuko rero ejo nakagombye gutaha, ariko naraye, ejo niho nzataha. Ariko ndagira ngo mbabwire ko mumenye ko dufite Imana igira gute, ikiza. Imana ikiza. Amen, amen. Nta ndwara n'imwe Imana itagira gute, idashobora. Mumenye ko dufite Imana ivuga. Amen, amen. Hallelujah. Chunga ibyo yavuganye nawe niba ari Imana, no kubikora izagira gute, izabikora. Amen, amen. Nagiye numva abantu bagiye bakorwaho, babwirwa. Amen, amen.
Amen. nyine iby'Imana yavuze byemere nk'iby'Imana, kandi iyo Mana ije gukora iki? Ibitangaza mu ruhande rwawe. Rero nari mfite ubwo buhamya, nari mfite ayo mashimwe, nari mfite umunezero n'ibyishimo, ntabwo nakwiyumanganya guhamya iyi Mana. Mfite umukobwa hariya i Masaka, mu gitondo saa 11 n'igice yantelefone nyambaza amakuru, mubwira amakuru, ambwirije amagambo 3. Arambwira ati rero icyatumye Imana igusigaza mu gihe cyawe ushigaje, yikorere uko bikwiriye, uzayihamye ndihi, uzayishime ndihi, uzayihimbaze. Hari ibyo yambwiye rero byo guhimbaza Imana, numva ikigero ngezemo wapi, ndavuga nti okay, ariko mfite uburyo nzayihimbaza. Mfite abahungu n'abakobwa ngabo baraterura amaguru baribatuye, nzajya mbabwira bahimbaza Imana, nanjye nyihimbarizemo aho niyicariye nezererwa Imana. Buriya barimo bahimbaza Imana bitewe nuko ntashobora guterura, ariko mwari muzi n'ibindi impamvu ituma ndashobora guterura amaguru, si ubusaze. Ubundi mfite imyaka 65, ubwo murumva nari nasaze. Ntabwo ari ubusaze, ahubwo ni ibyago n'amakuba byagiye binzamo. Hari iminsi yaciyeho ngwara indwara yo mu mara, njya kwa muganga bacamo, muri kubyumva, muri za 88, nuko hashize amezi 3, nuko ndatsikira, nabwo ndongera yamara arongera atera ibibazo, ndongera njya kwa muganga bacamo, muri kubyumva. Nukuvuga ko ibi bice byanjye ntabwo ari bizima. Niyo mpamvu nicara no guhagarara umwanya binanira ibintu nk'ibyo, ariko dufite ikiyeme, dufite Imana. Amen, amen. Imana ikomeje kundinda, Imana ikomeje kundengera. Muyikomera amashyi menshi n'impundu. Amen. Arakoze, Imana imuhe umugisha.